Amakuru yacu reka tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko natangiye mbikubwira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore ukekwaho gusambanya umukecuru w'imyaka 52. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umusore wo mu karere ka Nyanza ukekwaho gusambanyiriza ku gahato umukecuru mu mudugudu wa Mukoni mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko uwo musore bikekwa ko yagiye mu rugo rw'umukecuru wari urwaye maze yinjira mu nzu ye aho yari aryamye maze ngo aramusambanya ku gahato. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yabwiye igitangazamakuru Umuseke nkesha iyi nkuru ko RIB yatangiye iperereza kuri uwo musore akaba afungiye kuri sitasiyo ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Uyu musore watawe muri yombi afite imyaka 20 mu gihe umukecuru akekwaho gusambanya afite imyaka 52. Kicukiro umugabo yishe umugore we amaze iminsi yinshi. Mu gitondo cyo ku itariki 5 Kamena 2025 nibwo inzu iherereye mu mudugudu wa Kavejuru mu kagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro hasanzwe umurambo w'umugore uri mu kigero cy'imyaka 28 bikekwa ko yishwe n'umugabo amuteye icyuma mu ijosi no mu mutima. Bamwe mu baturage batuye muri kariya gace kiciyemo nyakwigendera witwa Nyirakundimana Devota batangarije igitangazamakuru cya BTN TV ko abatunguwe no gusanga yishwe n'umugabo we wari Twamanira w'imyaka 27 wari usanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ubwo n'ubunyonzi kubera ko nta makimbirane basanzwe bafitanye, dore ko ku mugoroba bari babanjirije umunsi yiciweho bagaragaye bari kumwe bajyanye guhaha ibyo guteka. Bati twatunguwe cyane no gusanga uyu mubyeyi yishwe n'umugabo yaramuranye hafi amezi 2 babana nta makimbirane bari basanzwe bafitanye kuko ejo ku mugoroba bari kumwe ku isandere bahaha ibyo guteka. Twagiye kureba uyu mudamu iwe, noneho dukomanze ntihagira ukingura tubona gutabaza ubuyobozi buhageze turakingura gusa kubwo ibyago dusanga yishwe yatereguye icyuma mu ijosi ndetse no ku mutima. Abaturanyi banyakwigendera bakomeje babwira umunyamakuru wa BTN TV ko uyu mugabo babanye nk'uwinjira kuko abana 2 b'uyu mugore we ntabwo yigeze babyarana n'uriya mugabo ahubwo bari babyaranye n'undi mugabo gusa bakageka ko urupfu rwaturutse ku buharabike bwahwihwiswaga cyane n'abagenzi bamaniraga bahoraga bamubwira ko atazigera ashobora uriya mugore bashakanye kuko asanganywe abandi bagabo. Ikindi abaturage bagarutse nuko Maniragaba yaraherutse kugurisha ikibanza yaguze Rwamagana miliyoni 1 n'amafaranga 500, hanyuma amafaranga amwe agahita yohereza iwabo w'umugore bitewe nuko hanungwanungwaga inzara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitaraga Nkundimana Faustin yahise akoranya inama igitaraganya maze asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku bantu babonye bwa mbere n'abinjiye mu mudugudu, ndetse anasaba ko abazi Maniragaba azwi nka Kotapine wahise uburirwa irengero. Maniragaba uzwi nka Kotapine wahise uburirwa irengero batanga amakuru kugira ngo akurikiranwe afatwe. Yagize ati ikintu cyitwa gutabarana gutanga amakuru gutangaza abashitsi baraye iwacu birakwiye ko umuntu wese yatanga ayo makuru. Abaturage mwese murasabwa kujya mutangira amakuru ku gihe ku bantu mubonye bwa mbere binjiye mu mudugudu bwa mbere mukabimenyesha ubuyobozi bw'umudugudu kuko bituma mwese mubona muziranye ndetse bikoroha ubuyobozi kumenya amakuru y'uwo ari wese. Ikindi murasaba gutanga amakuru ku bazi uyu mugabo kugira ngo akurikirane. Andi makuru BTN TV yabashije kumenya avuga ko uyu ukekwaho kwica umugore we wari usanzwe ucuruza ku gataro. Uyu mudamu we yari wa kabiri kuko uwa mbere bananiranywe bagatandukana. Dukomeze n'amakuru yacu. Mu karere ka Muhanga Nyamabuye hari ababyeyi bavuga ko umwana bareraga w'umuhungu w'imyaka 9 y'amavuko bamusanze yapfuye amanitse mu mushumi w'igikapu cyari cyanitse ku mugozi banikagaho imyenda. RIB yatangiye iperereza kuri urwo rupfu rwa nyakwigendera.
Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda byatanze umuburo ku bantu bose bagaragaza imyitwarire idakwiye cyane cyane nko mu gihe cyo gutangaza amakuru n'inkuru y'umuntu wiyahuye cyangwa se wahuye n'impanuka cyangwa se wakomeretse. Ibi ngo bitumwa baje mu gihe batanze mu butumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hakwirakwizwa amashusho n'amafoto y'abantu bakomeretse, abaguye mu mpanuka ndetse n'abiyahuye. Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.